hari icyo mvuga niba isezerano ry'uyu munsi twabigarukiriza aha ngaha ndabyemera ariko gasaba hari ibyo nagejejeho kandi bya bene Imana bemeranya mugende ndabibaha ndabibaha uko ndabiha rero yewe nifuza yuko iri rero rishya ryavamo umuryango mushya kuko muri kiriza miryango nizo nshingano Mana zacu ni ukuvuga kureka imiryango mishya ikavuka igakura igasagamba ikongeza biriya byose numvise ndashimira ababanjirije ariko biraza kunyorohera kuko icyo mvuga mpereyeho mwaracyumvise hari n'asaba nagiranye n'ishema yitwa gushyirwayo ndagira ngo tubijyane munyihanganira ni akavidewo gato shisha aha ngaha kari mu gifaransa ndagasobanura karani ariko rikarenze iminota 5 cyangwa 7 ni gato nuko uwo muhinde uvuga nahawe ibintu ndi kumutagara mfunguye telefoni yanjye ngo ni umuhinde arabivuga ndagira ngo tukuze tujyanirane nta n'ubwo ndi bubarambe ariko nabiteguye muhumure nta n'inzara muri kugira murayishimye. Bonsoir, Namaskar. Qu'est-ce qui est réel, absolument réel, et qu'est-ce qui est illusion? De nombreux élèves et de nombreuses personnes qui suivent cette chaîne ont posé cette question. Il existe un moyen absolument infaillible pour dissoudre toute forme d'illusion en l'identifiant clairement pour ce qu'elle est, une projection du mental. Il suffit pour cela de se livrer à l'expérience de pensée suivante. Simplement imaginer que nous sommes en sommeil profond. En sommeil profond, sommes-nous un homme ou une femme? En sommeil profond, avons-nous peur? Avons-nous mal? Avons-nous des regrets? Avons-nous des doutes quant à notre futur? En sommeil profond, où est le bien? Où est le mal? En sommeil profond, où sont les autres? Où sont nos proches? Où sont nos amis? Où sont ceux qui nous gouvernent? Où sont nos ennemis? En sommeil profond, où est notre pratique? Où est l'éveil? Où sont nos attachements?
En sommeil profond, quel est mon nom? Quel est mon âge? Où est mon corps? Le sommeil profond, le test ultime de la réalité absolue. Alors, lorsque ce test est appliqué à tout ce qui semble nous entourer, nous réalisons que il ne reste rien de réel, sauf une chose, la paix du soi. En sommeil profond, libre du temps, libre des causes et des conséquences, libre de la souffrance, de la naissance et de la mort, une seule chose est ressentie, la paix. Cette paix qui est expérimentée aussi bien par le milliardaire que le SDF, que par le jeune enfant et le vieillard. La paix. La paix du soi. En sommeil profond, il y a un état latent. Nous existons, non? Nous continuons à exister, même si notre mental, avec ses pensées, ses inquiétudes, ses doutes, ses peurs, ses projections, ses sensations, même si le mental n'est plus là, nous continuons à exister. Cette existence absolue, cette réalité de conscience, Sat-Chit, qui nous procure tellement de béatitude lorsque nous en ressentons pleinement la puissance. C'est nous, c'est ce que nous sommes en réalité. C'est ce que nous n'avons jamais cessé d'être. Tout le reste n'est que superposition du mental. Alors, si vous avez des doutes sur ce que dit l'Advaita, ce qu'enseignent les sages de beaucoup de traditions différentes, eh bien appliquez ce test. Appliquez-le à vos colères, à vos frustrations, à votre jalousie, à tout ce qui vous fait souffrir, à votre pauvreté, à vos limites. Où sont vos limites quand vous dormez profondément? Où est votre timidité? Où sont vos mauvais traits de caractère? Où sont vos bons traits de caractère d'ailleurs? Le soi est sans limite, sans attribut, sans qualificatif. Seul le soi passe le test du sommeil profond. Même la mort ne passe pas le test du sommeil profond. Où est l'idée de mort en sommeil profond? Pratiquez cela. Encore et encore, jusqu'à ce que par votre propre expérience, et non ce qui a été lu dans des livres ou entendu, y compris sur cette chaîne, vous développiez la certitude absolue que le réel, c'est le soi et rien d'autre. Par leur grâce, Om, Shanti, Shanti, Shanti. bene data ababyumvise babyumvise abatabyumvise turafatanya
tubyumve mu ruri no mu rurimi rwacu. Mu kinyarwanda cyacu babita gushyirwayo, ariko mwumve iryo jambo ritangira gushyirwa. Uko twicaye aha muri iki twiganira, reka mbabaza, iyo ugeze ku buriri noneho ukumva uri maso ukagenda gahoro gahoro, iyo ugiye koko ushyizwe umenya ikikugenda, umenya igihe bagende, ntuzanagaruka mu gitondo, umenya ukuntu ugarutse, umenya ikikugarura. Noneho rero reka duhere hagati aho, burya uba wagiye warahibaje. Hariya rero ni ibanga twarangiwemo, turariyoberwa. Kandi noneho igikomeye cyane ni uko abatuye isi bose barara babikoze. Ndavuze ko barara babikoze, ntawe urara atabikoze, n'utabikoze biramugaruka. Yirirwa nabi ku manywa bikamucikana ashwi. None se ntimuzi ko twese turwanira kujyayo? None se ninde wabidutegetse? Ndababaza, ninde wabidutegetse? Ese duhembwa angahe cyangwa duhomba angahe tutagiye? Ndagira ngo tubyumve duhereye aha. Bene data, mu kinyarwanda nubwo tujyana mu mwitozo wo gupfa, ariko tukaba twaranze kubyemera no kubivuga. Kubera iki? Igihe utazi n'izina ryawe, igihe utazi niba uri n'umugabo cyangwa umugore, igihe nta kibazo na kimwe wibaza kibaho mu byo wibarije kuva wabaho, mu gihe utazi n'ababyeyi bawe barimo, mu gihe uri aho ngo uko ni kuri mukuri, uwo ni we uri we. Ushaka kubyumva cyangwa se kubihakana no kubigisha impaka, turi kumwe hano, nawe umbwire nibyo cyangwa se hariya niho uba wowe nyawe. Mu by'ukuri niho ubanga, kuko bavuze gushyirwa, ikigushyira, ariko bakanakubwira gushyirwa iyo. Buriya abasibye bari batubwira yo icyo ari cyo, ariko mu kinyarwanda no mu wacu iyo niyo mugabo, niyo aho bivuga Imana. Ubwo urumva tuba twashyizwe mu cyatuma mu Mana. Mwabyumvise? Ababyumvise babiri bakoma amashyi. Nta n'umuntu waguhakanye, kuko yaguhakanye bakubwira uti wowe ntabwo ujyayo. Hari ahantu ntabwo hakomeye. Nibarije ikintu cy'isoni zankoze mfite hejuru y'imyaka 70 iri hejuru sinivuga, nibaza ibintu kuki kizigira ibintu ndinda mu myaka 70 ntamenya uwo ndiwe, ahubwo maze ngo ndinde ngo ntimunyitiranye n'abantu kandi nta muntu. Niho nanjye namenye ko ntari umuntu, kandi nabyandikaga ntabizi. Rero ndagira ngo duhereye aho ngaho tugerageza kumva ko twatumijwe kubeshywa ko urupfu ari rubi. Ntabwo urupfu ari rubi, dore ndababwiza ukuri, ntabwo urupfu ari rubi, kuko umwitozo dukora wa buri munsi twagombye kuba twarabimenyereye, twagombye kuba twarumvise ibyemezo. Ntabwo ari rubi na gato, habe na gato, ariko dore uko nabisobanuriwe.
ahubwo uko gupfa niko gutagira ubuzima. Bibiliya irabivuga, ari ba Pawulo n'abandi na Kristo yarabivuze ati nta mbuto nini ishobora kumera ngo turi muri kimeza-biryango, ishobora kumera itabanje gupfa. Ni mute konotasiyo ya negatifu y'urupfu, ntabwo ariyo, ahubwo ni intango yo kubaho. Mwarabibonye uko igishyimbo cyangwa ishaka barishyira mu butaka rikabanza iki kubora ariko gupfa, sibyo? noneho ka kantu k'ijisho ryashaka rifite ka kajisho k'igishyimbo kagahita kamanura umuzi, sibyo? bya bindi bigakikije bikabora, byamara kubora kakazamura ibibabi hejuru y'ubutaka kakazahita kakabaho. noneho rero mu kuri iyo porosesisi, mbese urwo ruhererekane rwo gupfa noneho no kuvuka, ubwo tugeze kuri wa munsi w'uyu munsi, ubwo tuzabona 25 dufite kuvuka ejo. kuriya kuvuka niko kongera kubaho, ntabwo ari ukuba wapfuye upfe uveho, upfa si ukuvaho. gupfa ni nk'intangiriro, ni hariya bita mu ndiba cyangwa se muri nakoa serivisi itajya avuga, noneho ukavayo. ndagira ngo dufate urugero nahawe nanjye nwereke kwa mu ruguri rwiza cyane tubijyane nk'abanyarwanda. twese tuzi insina, turayizi, sibyo? insina irakura, ikagira ibintu byiza, ukagira ngo bahora bayisiga amavuta. nta kintu gitoha n'igitoki nk'urutoki, pe amakoma icyatsi kibisi. noneho bakavuga bati igitoki kirazamutse, n'umwumba mwiza w'umweru, cyagera hejuru kigakora umurimo wacyo. biriya nyirishema yavugaga icyo bita inshingano mana. inshingano y'imana y'igitoki ni ukwera igitoki, sibyo se? ariko abakuru twabiganiriye, kuko nanjye maze gukora ubushakashatsi, barambwira bati uzi yuko hari n'ibanga nta muntu n'umwe urabona igitoki cyane, nta n'umwe uracyumva, ntawe cyana uheruka kigira gitya, ariko ntumenye igihe cyane n'ibiki. nuko biba muri rya joro bya rindi natwe tuba turi aho, nayo bari ni muri rinini. iryo rinini ni iki? ni ijuru rinini. igihe tuba turi rinini, igihe tuba twabaye tubatwe twebwe ba nyama. noneho igitoki kirabonetse, kirakomeye, kimaze gukomera, baraje insina baragiciye, umutumba barawutemye, barawutemagura niba bayakuye, cyangwa se umutumba ukabora batemeye ku nguru, mbega ngo birashimuka kuriya muntu mwese nimubibona. burya rero nuko tutarizi, ni ya nkuru iyo ngiye kwisubiramo ikavuka, ikazana benshi, ikavukira muri benshi. turimo kubyumva, bikagaragara rero ko gupfa ntabwo ari ukuvaho, ahubwo ni ukwitegura kuvuka. ni gute se? ubwo ni nk'urusu urabizi n'igiti cyose. ubwo se niba tubona abapfa ko tubizi, abavuka bamenya iki? none se kuki bariya abantu batanga ibishyimbo by'abantu? abantu tuvuga ngo barapfuye
tukihanagura tukarira tugakora ibiyo tukagira gutero tugahungabana nyamara tutabona ko bagomba kuvukira mu bandi bana mu nda y'umugore ikigaragara yesi urebye abazi u Rwanda narubaye n'abandi bantu bashobora kuba dufite ubuvange bwacu ariko narubaye no kurinda kariya kanda kabo abantu bishwe nararebaga n'ibintu byinshi cyane naho ndishijwe ibyumba n'inkotanyi narabibonye byose kurinda birangiye ariko se wagera muri iki gihugu ukibwira ko hari abantu bapfuye uraba cyangwa ikirusura bavuga ngo ikirahure cyuzuye ubaza cyarasenya zari miliyoni z'idolari 15 reka dukomeze kiriya kintu ntabwo twakagombye gutinya urupfu ntabwo twakagombye gutinya urupfu ntinashoboka ubwoba bwarwo burya ni ubwoba bwose bujya kuva niho bushingiye ku rupfu kandi turabikangishwa uragira gutyo urapfa uragira gutyo urapfa iyo upfuye gupfa si ukuvaho reka twumve burya bwoba uko ingengabihe Bibiliya yabivuze neza cyane mu byiyumvire n'amatwi yanyu kandi muzabera abantu kuko iriya exercice iriya mugabo yavuze ni exercice ihabwa abagana muzabihamye cyangwa mubihakane kubera ko ab'isi bose turabisangira sibyo ndaza kubabwira impamvu tubisangira nuko ururimi rwabivumbuye rukababwira ngo ntabwo ari ugupfa gukongera akanyuguti kamwe kitwa na bikaba ari ugupfa mwarabyumvise mu ndasanyanya nyinshi ni ugupfa abapfuye bose turapfa ni ukuvuga ngo biriya nababwira ngo ushize ngo isano isumba y'amaraso isumba n'izindi sano zose iyo sano mbabwira niyo yingiyi tumaze kumva nubwo twese tujyayo kuri wa mutagara wo mu ijuru wabishaka utabishaka kujyayo ariko ibyo bintu turabihuje turabisangiye bishatse kuvuga ngo icyo bita isano ni impano bashatse guporosa neza ngo bavuge isano ariko ni amapfano yacu rero nuko dupfana kuko twese dupfa buri munsi ndagira ngo twumve bishiki bacu hariya tubwire ikijyanye n'uko Bibiliya bivuze ni mu Baheburayo igice cya 2 yego Abaheburayo 2:15. Abaheburayo 2:12. Nuko rero nk'uko abana bahuje umubiri n'amaraso niko nawe ubwe yahuje ibyo nabo kugira ngo urupfu rwe aruhindure ubusa ufite ubutware bw'urupfu ari we Satani abona uko abatura bahoze mu rubanda rwo gutinya urupfu mu kubaho kwabo kose. murakoze cyane mwabyumvise twebwe abantu dutinya urupfu mu kubaho kwacu hose turatinya ikintu murabibona ibintu bibiri byoroshye urupfu rwe rwabatuye adukisha urupfu rwe
mwabyumvise ariko mwibuke turaserebura kuvuka rero uru runyurane rwo kuvuka n'urupfu nibyo bigize ubuzima bw'iteka turabyumva nibyo bigize urunyurane rw'ubuzima bw'iteka dore mbere turapfa kuri byinshi ujye muri Google yawe uvuga uti ese amaserire yanjye angize ya za miliyoni na miliyoni hapfa ngahe mu isogonda ndetse mu isogonda hapfa miliyoni buri sogonda umuntu wese ariko hakavuka miliyoni 3 n'ibihumbi 800 muri iyo sogonda ngaho mwira amaserire yawe ukiri umwana ari ubwana bwawe buriye ntibwavuyeho ubugimbi ntibwavuyeho cyangwa ubukumi turimo kugera rero ruriya runyurane n'uruhererekane nibwo bugize ubuzima bw'iteka bigaragara ko iri banga twabaye nari igihe kinini ariko ntitubashe kubyifutura ntabwo abaganisha babyumvise neza bashobora gutangira gutinyuka ikitwumva ni ukuvuga ngo turutinyutse twatangira no gusobanukirwa n'ubuzima icyo ari cyo rero benda kuko hari bucya ari noheli ubaza benshi barimo kuramuka kugenda niyo mpamvu rero navuga ngo yenda mureke mpinira aha ibindi bizaba by'ubutaha sibyo kugira ngo tworoherane dushobore kugira ubwo tukiri kumwe benshi turagenda tubiganira mwumvaza ariko mwumve ko dufite umugisha wo kwinjira niho nahoze numva uburuhukiro bw'isabato bagenzi banjye bavugaga igihe nasanze nabongereraho ko ahangaha hari ijoro ari uburuhukiro bwiza kandi bw'isabato ihoraho ni ukunganirana murakoze rero reka mbifurize noheli nziza mbifurize no kuryoherwa amafunguro tugiye gusangira murakoze cyane turi kumwe turacyari kumwe nimugenda n'abaherekeza kandi ndabakunda cyane harakenerwaho ibivuzwe byose dukomereza hano urasubiza ikibazo cy'uriya musaza yavuze ngo ni idini yake tugabanye yabajije umubwira idini ntabwo ari idini ntabwo ari umuryango ntabwo ari iki naho abantu bose banezere baza kugira ibyo biyumvira ntawe twandika ntawe duhamagara ntawe ufite icyo abazwa ntawe ufite icyo atanga ntawe utura ntawe ubazwa icyatsi nta kintu gihari ushatse waza washaka ntiwaza ushatse nta kintu na gito ntawe uhezwa ntawe uhezwa nta muhango usabwa nta ariko wenda nibwo naza bwa mbere mu kenshi muri uyu musaza nk'umusaza nkanjye ni kuri ibintu byanejeje uyu mugabo ubwenge bupfuye natembeye hano hirya mbere bari gusemana ni perezida rero uri intwari ntakiri buri nabonye ibintu ntabonaga nabonye inyamaswa imana igihugu byiza birahebuje koko ni byiza ibigira uko bisa binyura umutima guhurira hamwe turahava ahandi mwe guhurira hamwe turahava